Abatuye mu kagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe ahazwi nko mu cya kabiri mu karere ka Muhanga bavuga ko babangamiwe n'ibura ry'amazi atabageraho, nyamara nabo bafite imiyoboro y'amazi mu ngo zabo. Ibi bikaba bibateza igihombo kinini kuko bakoresha amafaranga menshi bavomesha, nyamara bakabaye bavoma. Abaganiriye na TV na Radio Flash bavuga ko iki ari ikibazo kibahangayikishije kuko hari n'abamazi atakigeraho kuva umuhanda cya kabiri Misizi wakorwa. Mbese agace ko kwa Rutamujyanye hari imbere yari ntabwo tubura amazi kandi twayabonaga mbere. Hari itiyo yo mu kigo mumaze gukora iriya tiyo yindi benshi turayabura, niyo mwakwegera abaturanye duturanye. None bayobozi muzabibwire meya w'akarere n'abayobozi n'abo basaka murebe ukuntu mashira ku murongo. Hano mu cya kabiri ikibazo cy'amazi giteye inkeke cyane. Kugeza uyu munsi impeshyi yatangira kuva mu kwezi kwa gatanu, kugeza uyu munsi amazi yagiye agenda aboneka gahoro gahoro ku buryo wasangaga nk'umuntu mbese umufatabuguzi wasanga metero kibe yaga yishyura ugasanga zaragabanutse rwose. Ariko rero bigeze nko mu kwezi kwa munani amazi yo twarayabuze burundu rwose, nta mazi dukibona pe. Bo twifuza ko nka wasake ibifite mu nshingano zayo ko bareba uburyo natwe mwaka kano gace amazi twajya ntibari kuyasaranganya kubera ikibazo cy'impeshyi, natwe bakajya bagira amazi batugenera iyi natwe rinyi yacu bakayitaho kuri yo ntacyo twajya tuvoma. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Madame Jacqueline Kayitare mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntara y'Amajyepfo kuri iki kibazo yavuze ko bafite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi muri aka karere, ariko aka karere karimo gushakisha igisubizo kuri damu ibika amazi mu gishanga cya Rugeramigozi ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo, wasake n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi mu buryo bwo kubona igisubizo cyihuse ariko kitarambye. Ariko harimo no kubaka urugomero muri aka karere ruzakemura ikibazo cy'amazi mu buryo burambye. Dufite ikibazo gikomeye cy'amazi make mu mujyi wa Muhanga, ariko dukomeje gushaka umuti w'icyo kibazo mu buryo bubiri. Icya mbere ni umuti wihuse, icyakora iyo wihuse buryo ubutazaramba, hakaba n'umuti urambye. Uyu muti wihuse ni uwo gushobora nibura kubona amazi nubwo ataba ahagije, ariko akaba ari ku rugero ruruta urwo turiho uyu munsi. Turimo turakora inyigo kuri damu ya Rugeramigozi dufatanije na Minisiteri y'Ingabo ndetse n'ibigo bya leta bifite gusukura amazi mu nshingano. Harimo WASAC Group, ariko hakazamo na RAB n'ikigo cya Rwanda Water Board n'ubundi nacyo gikurikirana imikoreshereze y'amazi. Turimo turagerageza rero gushaka umuti wihuse kugira ngo iki kibazo cyihute gishoboke gukemuka mu buryo bwihuse ariko butarambye, kuko murabyumva ko ni igisubizo gihuriweho n'ibigo byinshi kandi bifite inshingano zinyuranye. Ariko nanone umuti urambye duhanze amaso uruganda rw'amazi rwa Kagaga ruzatangira mu kwezi kwa mbere 2025. Ni umushinga wadindiye igihe kinini, ariko aho bigeze uyu munsi uraduha icyizere ko noneho bigiye gutangira. Hashize igihe muri uyu mujyi wa Muhanga havugwa ikibazo cy'amazi adahagije agera ku baturage b'aka karere. Biteganijwe ko uruganda rw'amazi ruzubakwa mu murenge wa Kabacuzi ari rwo rwitezweho gukwirakwiza amazi ahagije mu buryo burambye muri aka karere ndetse n'uduce tumwe na tumwe tw'imirenge ya Musambira na Nyarubaka yo mu karere ka Kamonyi. Rusagara, Muvunanyiko Valence, Flash TV mu karere ka Muhanga.